niba ukurikirana imbuga nkoranyambaga bya buri munsi ndizera ko iyi nkuru ya Dr Nsabi atari bwo bwa mbere uyibonye, gusa niba ari bwo bwa mbere uyibonye igira hino nyikuganize wumve. Yitwa Dr Nsabi, umukinnyi wa filime. Baha ikaze hano kuri NBE Zoom, wibuke gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu zindi video z'ubutaha. Ni nyuma yo gushyira hanze igisigo arubatse yahuriyemo na Murekatete, Dr Nsabi avuga ko nubwo atinjiye mu busizi nk'umwuga, ariko mu by'ukuri muri iyi minsi abahanzi ndetse n'ubuhanzi bugana nta kintu umuntu atakora mu gihe abona ko bishobora kuzamufasha. Nsabimana Eric wamamaye nka Dr Nsabi usanzwe amenyerewe muri sinema nyarwanda mu buryo butunguranye yumvikanye mu gisigo arubatse yakoranye n'umusizi Murekatete. Mu kiganiro Dr Nsabi yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Dr Nsabi yavuze ko mu by'ukuri yakoze mu nganzo mu rwego rwo gufasha umusizi Murekatete wari wamwiyambaje. Mu magambo Nsabi yatangaje yagize ati, sinzi niba navuga ko nabigira umwuga, icyo nzi nuko nkiri umwana narabikoraga ariko nabwo atari ibintu nshyizeho umutima. Umunsi Murekatete yanyiyambaje nanjye nemeye kumufasha kuko ubuhanzi aho bugana nta kintu umuntu atakora aba yagishoboye. Dr Nsabi kandi yavuze ko atumva ukuntu abantu batungurwa nuko yakoze igisigo nyamara batatungurwa mu gihe bakumva umuhanzi runaka yinjiye muri sinema. Dr Nsabi ati, none se ngaho tubwizanye ukuri, ubu mu gitondo dusanze Bruce Melody cyangwa The Ben bari gukina filime twatungurwa? Ni nkuko nanjye rero ntawe ugomba gutungurwa mu gihe yumvise ko nakoze igisigo. Nsabimana Eric umaze kubaka izina nka Dr Nsabi muri sinema n'ikinamico mu Rwanda, ni umwe mu bakora uyu mwuga wihimbiye umwihariko wo kwambara umwenda umuranga, imyitwarire n'imivugire yihariye mu kazi ke mu kikiga cyinshi. Iyi ni NBE Zoom, njye nitwa Sana, ukande subscribe kugira tujye tubana no mu zindi nkuru zawe buri munsi, hanyuma nurangiza ukande like uduhe n'igitekerezo cyawe uwo munsi. Ciao ciao, hasta la vista.